uramutse utekereje ku by'ingo za none zibasiwe n'icyorezo cyitwa gatanya ivuza ubuhuha, ushobora guhita wiheba ugahitamo kwibera siribateri nka ba bandi jye nawe tuziho gushesha kanguhe bakiri ingaraguzi bikomeyeho. Ariko kandi uramutse wumvise agahinda bamwe mu byamamare batewe n'urushako rutagenze neza, ushobora guhitamo gufata umwanzuro ugayitse wo kutazigera na rimwe urebera ihumye umusore cyangwa inkumi iri ku gitutu cy'imyaka nayo idasiba kutuganisha mu zabukuru uko bukeye n'uko bwije. Zimwe mu ngeso mbi ibyamamare bihuriyeho ndetse isa n'umwihariko wabo zirimo ubuhehesi, gucana inyuma bya hato na hato, kutubahana, ubusinzi n'ibindi biganisha ku gitekerezo cyo guhitamo gutandukana, haba mu buryo bw'ibanga cyangwa se gatanya yemewe n'amategeko hatitawe kuri ya ndahiro abagiye kurushinga babanza kurahira. Abato nabo barayizi cyane ko bayumva bagakuka imitima. Iyi ndahiro ibigira iti: yewe imbere y'Imana z'umutima wanjye, imbere y'itorero ryayo n'umushumba wanjye, yambere umugore, tukazabana akaramata, zamukunda, zamumara umubabaro, duke cyangwa dukennye, arwaye cyangwa ari muzima, tubyaye cyangwa tutabyaye, akiza ntandukanya, keretse urupfu cyangwa Yesu Kristo azotwara itorero rye, Imana ibifashe. Iyi gatanya twe tuvugisha iminwa ibiri ni imwe mu myanzuro abantu benshi batavugaho rumwe, kuko hari abavuga ko ari ubugwari, abandi bakavuga ko aho kugira ngo abantu bagere aho bahitamo kwicana kubera ko gusabana niwe kumvikana, bakwiye gutandukana mu mahoro, buri wese agaca inzira ye igana ku bwigenge busesuye. Abandi bakagira bati gatanya niwo mwanzuro wakabaye uza nyuma y'uko hageragejwe uburyo bwose bushoboka ngo ababanaga bongere biyunge. Ni muri ubwo buryo rero twabateguriye urutonde rw'ibyamamare 10 mu Rwanda byubatse ingo zigasenyuka zitamaze kabiri, nyamara zarahabwaga amahirwe y'ikurama, yewe n'abato bakaba bari biteguye kuzifatiraho urugero rw'ingo nabo bazubaka mu gihe kizaza, nubwo atari ko byaje kugenda. Bamwe muri bo batandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko, abandi bahitamo gutandukana nta wivanze mu byabo, nk'uko ugiye kubyiyumvira ukamenya n'impamvu nyamukuru yabateye gutandukana. Tudatinze reka dutangire gutya. Ku mwanya wa 10 turahasanga umuhanzi Nemeye Platini n'umugore we Olivia. Inkuru y'itandukana ry'umuhanzi Nemeye Platini n'umugore we Olivia ryatangiye kuvugwa mu mpera za 2021 mu bitangazamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga. Icyo gihe byavugwaga ko Platini yamenye ko umwana yabyaranye na Olivia atari uwe, ndetse ko kugeza ubu batakibana nk'umugore n'umugabo ngo babe mu nzu imwe. Tariki 27 Werurwe 2021 nibwo umuhanzi Platini yasezeranye n'umukunzi we Ingabire Olivia kubana akaramata, ariko nyuma y'amezi 4 gusa barushinze bahise bibaruka umwana w'umuhungu utaravuzweho rumwe na benshi, kugeza ubwo nyir'ubwite Platini yiyemeje kujyana uwo mwana kumufatisha ibimenyetso bya gihanga bizwi nka DNA kugira ngo arebe ko uwo mwana ari uwe koko. Gusa nyuma yo gufata ibyo bipimo basanze uyu mwana badahuje amaraso ndetse n'uturemangingo ndangasano. Icyo gihe itangazamakuru rihora ryiteguye gushyira ubuzima bwa benshi ku karubanda ryahise ritangira gukora inkuru zahuranyije, kugeza ubwo tariki 27 Kamena 2024 umuhanzi Nemeye Platini wamamaye nka Platini atandukanye byemewe n'amategeko na Ingabire Olivia bari bamaranye imyaka igera kuri 3 n'amezi 4. Nyamara mu bihe bitandukanye umuhanzi Platini yakunze kubazwa kubirebana no gutandukana n'umugore we, maze akaryumaho hakaba nubwo abyamaganira kure. Gusa hari andi makuru yavugaga ko umugore wa Platini yasabye ko yahabwa agera kuri miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse n'imodoka yisumbuye ku yo yari afite kugira ngo yemere gatanya nta ngorane, ari nako byaje kugenda nyuma kuko urukiko rwemeje ko aba bombi batandukana ariko hatabayeho kugabana imitungo, ndetse icyo gihe urukiko rwanagaragaje ko aba bombi nta mwana babyaranye, bityo ko nta nshingano za kibyeyi zizabaho kuri Platini nyuma y'itandukana ry'aba bombi bari bamaramaje bagahitamo gutana aho kugira ngo batane mu mitwe. Ku mwanya wa 9 nanone turahasanga umuhanzi nyarwanda Safi Madiba n'umugore we Judith Niyonizera. Muri Mata 2023 nibwo Safi Madiba na Judith Niyonizera batandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko nk'uko byemejwe na Maître Bayisabe Irene wari wiyambajwe n'umugore wa Safi mu rugendo rwo gusaba gatanya. Icyo gihe Maître Bayisabe yavuze ko gutandukana kwa Safi Madiba na Niyonizera byabaye ku bwumvikane hagati yabo nk'umugore n'umugabo ku buryo ngo batigeze bagora urukiko.
tariki ya mbere Ukwakira 2017 nibwo Safi na Niyonizera Judith bakoze ubukwe mu buryo butunguranye. Nyuma y'igihe gito Safi atandukanye na bagenzi be bari bagize itsinda rya Urban Boys ryari rimaze gusenyuka. Mu ntangiriro za 2020 nibwo Safi Madiba yagiye mu gihugu cya Canada avuga ko asanze y'umugore we. Gusa ibihe bya COVID-19 byarinze bigera Safi ataragaruka mu Rwanda, akavuga ko COVID-19 ariyo yatumye asubika urugendo rwe rwo kugaruka. Nyamara hari andi makuru yavugaga ko umugore we Niyonizera yari yarafatiriye urupapuro rwe rw'inzira ruzwi nka passport. Nyuma yo gufatirwa kwa pasiporo ye rero byanavuzwe ko Safi yagiye kuriga umugore we mu nzego z'ibanze mu gace bari batuyemo aho nyine mu gihugu cya Canada, amushinja kumuhoza ku nkeke. Nyuma aza no kuva mu rugo babanagamo nk'umugabo n'umugore ajya gucumbika ku nshuti ze, ari nabwo byamenyekanaga ko Safi yatangiye ubuzima bwo kubaho nk'impunzi yibana mu gihugu cya Canada. Yaba gukundana kwa Safi na Niyonizera Judith ndetse no gutandukana kwabo byabaye inkuru z'uruhererekane mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, cyane ko batasibaga ku mpapuro z'imbere z'ibinyamakuru by'umwihariko ibyandikaga imyidagaduro icyo gihe. Cyakoze nyuma y'iyi gatanya itaravuzweho rumwe, Safi Madiba muri uyu mwaka w'2025 yemeje ko yasubiye mu rukundo nyuma y'imyaka 2 atandukanye na Niyonizera Judith bari barakoze ubukwe mu Kwakira 2017. Uyu mukobwa uri kuvugwa mu rukundo na Safi Madiba yitwa Uwase Giselle, akaba asanzwe atuye mu gihugu cya Canada. Byumvikane ko Safi yongeye kwisanga mu rukundo n'umudiaspora wa kabiri nyuma ya Judith nawe wamaze kwibonera undi mugabo w'umuzungu aho nyine mu gihugu cya Canada. Ku mwanya wa 8 turahasanga umuhanzi icyarimwe akaba n'umunyamakuru Uncle Austin watandukanye n'abagore babiri aribo Mbabazi Liliane na Umwiza Joanna. Uncle Austin ni umwe mu banyamakuru bakomeye mu Rwanda, akaba icyarimwe n'umuhanzi uri mu beza u Rwanda rwagize. Ku nshuro ya mbere muri 2006 Uncle Austin yakoze ubukwe na Mbabazi Liliane, banabyaranye umwana umwe w'umuhungu. Gusa ntabwo bamaranye kabiri kuko uyu mugabo yahoraga avuga ko yarongwe ku gahato n'igitutu cy'umuryango w'umukobwa, ndetse akanumvikana avuga ko yashatse umugore ataruzuza imyaka yo gukora ubukwe. Ibi rero byatumye mu mwaka wa 2010 Uncle Austin atangira urugendo rwo kwaka gatanya yaje guhabwa nyuma y'imyaka 5 kuko yayihawe mu mwaka w'2015. Muri uwo mwaka rero n'ubundi wa 2015 Uncle Austin utarahiriwe n'urushako rwa mbere yisanze mu rukundo rukurumana n'undi mukobwa babanaga mu nzu imwe nk'umugabo n'umugore witwaga Umwiza Joanna, ndetse ng'icyo gihe Austin yari ari gushakisha uburyo basezerana kubana karamata. Gusa bitunguranye muri Gashyantare 2018 nibwo byatangiye kuvuga ko Uncle Austin atakibana mu nzu imwe na Umwiza Joanna, banabyaranye umwana w'umukobwa. Uru narwo rwasenyutse rutamaze kabiri, nubwo Uncle Austin nta byinshi yigeze avuga kuri iri tandukana rye na Joanna. Cyakoze yahamije ko iby'urushako rwe rutamuhiriye azabishyira mu gitabo kizagaruka ku buzima bwe ateganya gushyira hanze mu minsi iri imbere. Ku mwanya wa 7 turasanga Meddy Saleh na Shaddy Boo umenyerewe cyane ku mbuga nkoranyambaga. Meddy Saleh ni umwe mu bakoze amashusho y'indirimbo nyinshi z'abahanzi bakomeye mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, mu gihe Shaddy Boo we ari umwe mu bamaze kubikimenya bose ku mbuga nkoranyambaga nk'umwinfluencer. Ibyo gutandukana kw'aba bombi rero byagizwemo uruhare n'inkuru zavugaga ko Shaddy Boo yaba yararyamanaga n'abahanzi bakomeye barimo n'umuhanzi rurangiranwa mu gihugu cya Tanzania Diamond Platinum. Ibyatumye aba bombi bemeranya gutandukana muri 2016 nyuma yo kubyarana abana babiri b'abakobwa. Mu minsi ya vuba Shaddy Boo abazwa ku birebana no gusubirana kwe na Meddy Saleh yavuze ko adateganya gusubirana n'umugabo we kiretse ngo igihe Imana yonyine ariyo yabishaka. Ibyumvikana ko kongera kubana kw'aba bombi bishobora kugorana hafi yo kudashoboka. Ku mwanya wa 6 turahasanga Lionel Sentore na Munezero Aline wamamaye nka Bijou muri filimi y'Abamenya series. Ubukwe bw'umuhanzi Lionel Sentore n'umukunzi we Munezero Aline uzwi nka Bijou muri filimi y'Abamenya bwabaye muri Mutarama 2022. Gusa nyuma y'igihe gito bakoze ubukwe zaje kubyara amahari kuko nyuma gato batangaje ko batandukanye ndetse ngo ko batazigera bongera kubana nk'umugore n'umugabo ukundi. Bijou na Lionel Sentore bakoze ubukwe tariki ya 8 Mutarama 2022 mu birori byabereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Golden Garden ku Irebero ho mu mujyi wa Kigali. Nyuma rero barinze kuri ya ndahiro bari bagiranye yo kuzatandukanwa n'urupfu
ku tariki 7 ukwezi kwa gatatu 2023 aba bombi batatiriye indahiro bagiranye imbere ya Pasiteri Antoine Rutayisire n'abakunzi babo muri rusange bahitamo gutandukana. Bombi batandukana hari nyuma y'ubutumwa Bijou yanyujije ku rukuta rwe rwa Instagram agira ati "Marry a man who wants to be a husband, not man who just wants a wife." Ugenekereje mu rw'iwacu yagiraga ati uzashyingiranwe n'umuntu wifuza kuba umugabo apana wifuza umugore gusa. Aya magambo ya Bijou yayakurikije ifoto y'umukobwa afatanye mu kiganza n'umusore bicaranye mu modoka, maze ibinyamakuru bimwe bitangira kwandika inkuru bigira biti Bijou wo muri Bamenya yishongoye kuwahoze ari umugabo we Lionel Sentore aca amarenga y'urukundo rushya, ndetse abanyamakuru bakanongeraho ko hari uwabahaye amakuru yizewe ko Bijou yatandukanye na Sentore akaba ari mu rukundo rushya n'umusore w'umuherwe utari wakamenyekana icyo gihe. Amakuru avuga ko itandukana ry'aba bombi ryatewe n'uko Bijou yibarutse umwana wa kabiri w'umuhungu nyuma y'igihe gito bamaze gukora ubukwe, bikavugwa ko uwo mwana atari uwa Sentore. Ku mwanya wa gatanu turasanga umunyamakurukazi rurangiranwa Anita Pendo n'uwahoze ari umukinnyi w'umupira w'amaguru Ndanda. Anita Pendo ni umunyamakurukazi uri mu bakomeye mu Rwanda kuri ubu ukorera igitangazamakuru cya Kiss FM, akabifatanya no kuba umushyushye rugamba mu bitaramo bitandukanye, mu gihe Ndanda Alphonse we yahoze ari umuzamu w'ikipe ya AS Kigali. Iby'umubano w'aba bombi rero byamenyekanye cyane muri 2017, ndetse muri Kanama uwo mwaka bibarutse imfura yabo y'umuhungu, nyuma bongera gushimangira urukundo rwabo tariki 5 Ukwakira 2018 ubwo bibarukaga undi mwana wa kabiri w'umuhungu. Gusa mu bihe bitandukanye hari amakuru yagiye avuga ko aba bombi bashobora kuba baratandukanye, ariko bakarenga bakabihakana kugeza ubwo bimenyekanye tariki 15 Ukwakira 2018 ubwo Ndanda yahishuraga ko we na Anita Pendo batakibana nk'umugabo n'umugore, ahubwo ko igisigaye kibahuza ari abana babiri babyaranye. Ku mwanya wa kane turasanga DJ Pius na Ange Umulisa. Aba bombi bajya gukundana bahuriye mu kabari aho DJ Pius yakoraga akazi ke ko kuvanga imiziki, naho Ange akaba yari umusangizo w'amagambo MC. Muri 2014 aba bombi bakoze ubukwe, kuri ubu bakaba bafitanye umwana umwe w'umuhungu. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2023 nibwo byatangiye kuvugwa ko umugore wa DJ Pius yaba yarahukanye. Gusa DJ Pius yirinze kugira byinshi atangaza kuri iyi ngingo, akavuga ko niyo byaba byarabaye atari we wa mbere byaba bibayeho. Kugeza ubu urugo rwa DJ Pius na Ange Umulisa ntirurasenyuka burundu kuko bafatwa nk'abashakanye imbere y'amategeko, nubwo bitabuza benshi kubashinja ko baba baratandukanye mu bigaragarira amaso y'abantu. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umunyamakuru rurangiranwa David Bayingana n'umugore we Teriteka Kezia. Umunyamakuru ukomeye mu mikino akanaba n'umwe mu nzobere mu bijyanye n'imyidagaduro yo mu Rwanda, David Bayingana yashyingiranwe n'umurundikazi Teriteka Kezia tariki 25 Gicurasi 2013, nyuma banibaruka umwana w'umuhungu tariki 6 Nyakanga muri uwo mwaka n'ubundi w'ibihumbi 2013. Gusa igitangaje kandi kinababaje nuko hashize ukwezi kumwe n'igice aba bombi bagahita batandukana. Gutandukana kwabo rero kwatewe n'uko umugore wa Bayingana akimara kwibaruka umwana w'umuhungu bise Bayingana Joshua, inshuti za hafi za Bayingana zatangiye kumujya mu matwi zivuga ko uwo mwana we ari gukura b'inzobe cyane, ariko Bayingana we akabifata nk'ibisanzwe, na cyane ko we n'umugore we bari basanzwe ari inzobe. Gusa ibi byaje kuzamba nyuma y'uko uyu mwana akomeje gukura asa n'umwarabu, ndetse nyuma bikaza no kurangira abaye umuzungu. Mu yandi magambo, ibi byari bisobanuye ko Bayingana atari we se nyirizina w'uyu mwana. Ibyahise bituma Bayingana n'umugore we batandukana mu buryo bw'ibanga, ariko agakomeza kwitwa papa w'umwana kugeza na n'ubu. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzikazi Aline Gahongayire na Gahima Gaby. Urukundo rwa Aline Gahongayire na Gahima rwasenyutse tariki 13 Mutarama 2015, nyuma y'umwaka umwe warushize barushinze nk'umugabo n'umugore. Icyo gihe batandukana, n'umugabo wafashe ya mbere abwira abanyamakuru ko iby'urugo bivuyemo ahisemo kwikomereza ubuzima bwe bwite. Isenyuka ry'urugo rwa Gahongayire umenyerewe cyane mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana ryakurikiwe n'inkuru nyinshi zavugaga ingingo zitandukanye zatumye rusenyuka, ari nako uyu muhanzikazi ajya mu bitangazamakuru bitandukanye kunyomoza ibyamuvuzweho.
Gahima Gabriel washakanye na Gahongayire bakananiranwa nyuma yo gutandukana yahishuye ibaruwa ikubiyemo ingingo zikomeye yandikira abasore bitegura kurushinga abaha umuburo ababwira ko bakwiye kwitonda mbere yo guhitamo abagore bagiye kurushinga bitiwe n'ubunararibonye yaramaze kubona mu rushako rw'igihe gito rutamuhiriye. Ku mwanya wa mbere turasanga Alex Muyoboke na Muhayimpundu Ornella. Muyoboke Alex n'umurundikazi Ornella basezeranye tariki 8 Ukuboza 2012. Icyo gihe Muyoboke yari manager akanaba yari umujyanama w'itsinda rya muzika ryamenyekanye nka Urban Boys ikirimo Safi Madiba. Aba bombi rero batandukanye mu mwaka wa 2015. Icyo gihe byavuzwe ko umugore wa Muyoboke Muhayimpundu yaba yarahukanye akisubirira iwabo mu gihugu cy'u Burundi, umugabo we Alex agasigara i Kigali. Ku ruhande rwa Muyoboke Alex yigaramye amakuru ayita ibihuha mu kiganiro yagiranye na Sunday Night avuga ko umugore we asigaye abi Burundi aho yagiye gukomereza amasomo ya kaminuza. Nyamara bamwe mu bakunzi b'iyi couple ibi bavuze ko ari ibinyoma kuko hari andi makuru yahamyaga ko Muyoboke Alex yagiranye amakimbirane na Muhayimpundu Ornella nyuma gato y'igitaramo cyiswe Explosion Concert cyari cyateguwe na Alex Muyoboke mu Kwakira 2014. Ngo iki gitaramo kirangiye ngo umugore wa Muyoboke yageze mu rugo atinze maze Muyoboke utanywera abiri aramutonganya cyane, bityo bisa n'ibyanyigisha umuriro w'ibibazo mu mibanire itari myiza bari basanganywe. Ibi rero byatumye mu gitondo cyakurikiye icyo gitaramo Muhayimpundu Ornella ahitamo kwahukana, gusa Muyoboke we byose yarabigaramye nubwo kugeza ubu Muyoboke imyaka yihiritse ari myinshi atabana n'umugore we babyaranye umwana umwe w'umuhungu. Kuva mu Kwakira 2014 kugeza uyu munsi Ornella Muhayimpundu uvugwaho kuba yarahukanye ntaragaruka mu mujyi wa Kigali, ndetse abaheruka kumubona bwa nyuma mu Rwanda bemeza ko aheruka kugaragara mu ruhame mu gitaramo cyari cyateguwe n'umugabo we Muyoboke Alex mu Kwakira 2014. Ni nuko nsoje ikiganiro cya none. Ikiganiro cyagarutse ku ngo z'ibyamamare nyarwanda zasenyutse zitamaze kabiri, nyamara abakiri bato bari biteze kuzigiraho byinshi birimo kurambana no gusazana. Iby'urushako rumaze kuba gaterera nzamba by'umwihariko mu bafite amafaranga n'ubwamamare hirya no hino ku isi, mureke tubisoreza aha kuko babivugaho byinshi, abato bakwikanga bikarangira bazinutswe ibyo gushaka abagore n'abagabo. Mukomeze muturebe kandi mudukunde.